Ukuri gukiza. Ukuri gukiza ni ijambo ry'Imana tugezwaho na Pastor Muhire Faustin, umushumba mukuru w'itorero Yeshua Harvest Christian Church, aho tuzamenyera ukuri ko kubaho kwacu, ukuri ko kugenza neza, ukuri ko gusohoza neza intego n'umugambi twaremewe. Ahangaha nizeye ko abantu twese tuzagira amahirwe yo kumva rino jambo ry'Imana. Ndizera neza ko tuzabyungukiramo twese kandi dufatanye kugira ngo twagure cyangwa twamamaze ubutumwa bwiza, abantu babashe kumenya icyo Imana ibashakaho. Imana ibaha umugisha. Bene data, nshuti z'ikiganiro ukuri gukiza, banje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri uyu mwanya mwiza twongeye kubona kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo waremewe gushimisha Imana cyangwa waremewe kunezeza Imana. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Igice cya mbere umurongo wa 16 biravuze ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Imana yacu ishimwe cyane. Iri ni ijambo nifuza ko buri wese yumva kandi akamenya. Waremewe Imana. Bibiliya tubwira neza mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 ngo Imana iravuga iti reka tureme umuntu mu ishusho yacu kugira ngo atware, ategeke, areberere ibiri mu isi byose. Mu bundi buryo usohoza umugambi w'Imana muri iyi si, ukore ibyo yakuremeye cyangwa ufatanye nayo gutunganya iyi si. Iri jambo rivuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ubeho ubuzima bushimisha Imana igihe cyose ukora ibyo yakuremeye. Igihe cyose ukora icyo Imana yakuremeye uba uri muyishimisha. Imana ntabwo isetswa nk'uko abakomediyane badusetsa. Igihe cyose turi mu migambi, turi mu bikorwa yaturemeye, tuba tuyinejeje. Iri jambo rero riratubwiye mu Bakolosayi ngo muri we nimwe byose byaremewe. Ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'abami n'ubutware bwose. Asoza Paulo hano uyu murongo wa 16 avuga ngo niwe wabiremye kandi niwe byaremewe. Kugira ngo bigende gute? Bimunezeze, bimushimisha. Nshuti y'Imana, ndagira ngo utekereze mu buzima bwawe, ubaho ubuzima bunezeza Imana. Imana ni Imana y'urukundo. Mu bintu byinshi idukorera ntabwo dushobora kubirondora. Iraturinda, ibana natwe umunsi ku undi. Yabwiye Yakobo muri Yesaya 44 umurongo wa 2, iramubwira ngo ninjye wakuremye, ninjye wakubumbye, ntutinye. Hari igihe tunyura mu bintu bikomeye, bigoye, bituruhije, ari nabyo rimwe na rimwe bituma tutanezeza Imana. Tugasanga twatanye, turimo dushaka icyadufasha. Ariko Imana irimo iratwibutsa, ninjye wakuremye, ninjye wakubumbye, ninjye wagushyizeho. Kandi ndagira ngo nkubwire, ngushyiriraho umugambi, ubeho ubuzima bunezeza. Rero kumenya ko Imana ari umuremyi wawe bizagufasha kuyinezeza, bizagufasha kuyakira mu mutima wawe. Uyakire mu mutima wawe. Ntabwo ushobora kuyakira utamenye. Niyo mpamvu umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 11 yavuze ngo kwizera ni ukumenya. Kumenya Paulo yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17 aravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Uko kwizera kuzanwa no kumva ni ukuvuga icyo wumvise urakimenya, wamara kukimenya ukizera. Rero kumenya ko Imana yakuremye mu ishusho yayo,
ikuremera umugambi, ikuremera ngo uyinezeze, bizagushoboza cyangwa bizaguha imbaraga zo kumwakira mu mutima wawe. Wakira Imana mu mutima wawe kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwiza, ubashe kuyumvira. Kuyumvira ni iki? Ni ugushyira mu bikorwa ibyo yakuremeye, ni ugushyira mu bikorwa icyo yagushyiriyeho. Kandi kumvira Imana ni ikimenyetso cyo kuyikunda. Nababwiye ngo kunezeza Imana ni igihe dukora ibyo ishaka. Imana ntabwo idusaba ibirenze ibyo dushoboye gukora. Ubushobozi yarabuturemanyemo, buturimo. Arashaka rero tubumugaragarize dukora ibyo yaturemeye. Niko kumukunda, niko kumwumvira. Igihe cyose twamumenye tukamwakira mu mitima yacu, azaba umwami. Niyo mpamvu iyo turimo twatuza abantu tubabwira ngo tumwakire mu buzima bwacu, aba umwami n'umukiza atuyobore. Icyo gihe tuzamwumvira. Nitumwumvira tuzabaho neza. Reka mbabwire inshuti y'Imana. Imana avugiye mu kanwa k'umuhanuzi Hoseya ngo abantu banjye bapfuye bazize kutamenya. Ariko yandika Imana irimo iganiriza Salomo igihe yaramaze kuzuza rwa rusengero, Ingoma za kabiri igice cya 7 umurongo wa 14, aravuga ngo ubwoko bwitiriwe izina ryanjye nibuhindukira bukava mu byaha bukihana bugashaka mu maso yanjye, nzabakiza. Turimo turanyura mu bibazo bikomeye bitewe nuko tutazi impamvu yo kubaho kwacu, tutazi icyo tubereyeho, tutazi uwadushyizeho, kugira ngo tumwumvire atuyobore tubashe gusohoza umugambi we yadushiriyeho. Icya gatatu ni ukubaho dushimira Imana nk'ikimenyetso cyangwa nk'igisobanuro cyo guhishurirwa, cyo gutahura urukundo yadukunze. Pawulo avuga ijambo rikomeye ngo ndashima Imana se umwami wacu Yesu Kristo wambonye ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo, akamvana mu banyabyaha, mu cyimbo cyo gucirwaho iteka, akangira umukiranutsi, akangira umwana we nakwiriye. Yaravuze ngo ntago byari binkwiriye, ntago twari dukwiriye kwitwa abana b'Imana bitewe n'inkomoko yacu cyangwa ibicumuro twabayemo, ariko kuko ari umutunzi w'imbabazi atugaruza ineza ye. Rero kubaho tumushimira, kubaho tumusubiza icyubahiro ni ikimenyetso cyo gusobanukirwa urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Ndagira ngo nkubwire aho uri wowe nkurikiye, Imana iragukunda. Imana iragukunda. Satani ntagushuke ngo ubeho ubuzima Imana itakuremeye. Satani ntagushuke ngo ukore ibyo utashyiriweho. Satani ntagushuke ngo wumve ko uri uwo kwigenga. Ntabwo turi abacu ngo twigenge, dufite aho dukomoka. Rero aho dukomoka hari indangagaciro ziharanga. Izo ndangagaciro nizo zikwiye kugenga ubuzima bwacu. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iragukunda, kandi Imana yakuremye yarakwiremeye ubwayo. Nta wundi muntu ukwiye kunezeza. Ntabwo ukwiye kunezeza Satani, ntabwo ukwiye kunezeza abantu, ntabwo ukwiye kunezeza umutima wawe. Ukwiye kunezeza Imana nayo ikakunezeza ukabaho neza. Imana iragukunda. Bisobanukirwa umwakire mu buzima bwawe. Ibyo bitagenda neza iwawe, Imana irabigendesha neza. Ibyo byakunaniye, Imana irabigendesha neza. Ibyo bikuvunye, Imana irabikuruhura. Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ntabwo nzi bikuruhije, ntabwo nzi bikugoye, ariko uyu mwanya niba utarakira Yesu, mwakire mu mutima wawe, mwakire mu buzima bwawe, mwakire mu muryango wawe, mwakire mu rugo rwawe, mwakire muri business, abo umwami w'ubuzima, abo umwami w'ibyawe, abo umwami w'imigambi yawe. Nurangiza umwumvire umunsi ku wundi. Numwumvira uzagira amahoro, ubeho ubuzima bumushimisha. Ndashoje ngiye gusenga, ariko nkwibutsa ko Imana ari Imana yo kwizerwa. Waremewe kunezeza Imana, waremewe gushimisha Imana. Uyu munsi hari abantu benshi bibereyeho ubuzima bishakiye bakajya gusoza bicuza. Ntabwo Imana yifuza kuzasoza wicuza. Irashaka kuzabaho wishimye kandi ukazasoza wishimye. Data nguhaye icyubahiro, ndagushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Ndagushimiye ko waturemye mu ishusho yawe, ukaturemera ngo tubeho tukunezeza, kandi kukunezeza
ni ukukumvira, ni ukubaho tugushima muri byose. Pawulo yaranditse aravuga ngo mwishime kandi mushimire Imana mu bibaho byose. Nyemerera rero aba bantu bankurikiye, Mwami Imana, abatarakwakira bakwakire, abacitse intege ubaha imbaraga, abarwana n'ibibazo bitandukanye uzubarwanirire ubaneshereze, kuko uri Imana ishoboye byose. Icyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu, amen. Ukuri gukiza.